wongeye guhabwa ikaze kuri AZ Kigali Update. Hari umugani bajya baca mu kinyarwanda ngo akarenza umunwa karushya hamagara. Uwo mugani ntago tugiye kuvuga aho wavuye cyangwa se ngo tuvuge inkomoko yayo, ariko ndagira ngo tuganire cyangwa se tuvuge ku nkuru mumaze iminsi mubona icicikana ku mbuga nkoranyambaga, mu binyamakuru byandikirwa mu Rwanda, ku ma social medias yo mu Rwanda, abantu ku giti cyabo babivuga mu muhanda wa motari. Aricyo kiganiro mbese kigezweho muri ino minsi. Ni inkuru y'uwitwa Fata ku mavuta, umenyerewe ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri radio, kuri YouTube ndetse n'amateleviziyo amwe n'amwe. Ni umuntu uzwi cyane muri iki gihugu kuva mu myaka ya za 2014. Ni umuntu uzwi cyane, mbese abantu bose baramuzi, cyangwa se ku mazina ye bwite bamwita Sengabo Jean Bosco. Akaba azwi cyane rero ku izina Fata ku mavuta, cyangwa se hari n'abarenga bakamwita Fata. Ubu rero murabizi ko ari mu rukiko, arimo araburana, cyangwa se tuvuge ko ari mu maboko y'ubutabera. Arimo araburana ku birego byinshi agenda aregwa, tutari busubiremo, tutari butondeke ku murongo, ariko ibyinshi ibyo aregwa ni ibyaha yagiye akorera kuri mikoro za radio cyangwa se ku ma social media, cyane cyane YouTube, yibasira abantu, abatuka, abo yatutse, abamureze ko yabasebeje, ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo. RIB rero byageze igihe iramufata, imushyira, ikurikije ibirego by'abantu bamureze, iramufata, imukorera dosiye. Nyuma yo kumukorera dosiye, imushyikiriza ubushinjacyaha. Ubu ngubu ikirego cye kikaba kiri mu rukiko, akaba yaranitabye urukiko. Ubu ngubu akaba yaranitabye urukiko rwose, dosiye ye ikaba iri mu rukiko. None uno munsi rero nibwo umugabo David Bayingana yasohoye ibaruwa yisobanura ku byo Fata ku mavuta yamuvuzeho ubwo yireguraga mu rukiko. Iyi baruwa ya David Bayingana, umunyamakuru wa BNB FM Umwezi, uzwi cyane mu bijyanye n'imikino, yanditse avuga ati: icya mbere, kumenyesha njyewe Bayingana David, nyuma yo kubona ibyo bwana Sengabo Jean Bosco Fata ku mavuta yantangajeho ubwo yireguraga mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuwa 5 Ugushyingo 2024, ndamenyesha abo byagezeho bose ko natunguwe kandi babazwa cyane n'ibyo binyoma bye byangiza uwo ndi we bwana Sengabo Jean Bosco yantangajeho mu rukiko. Mu buzima bwanjye bwose, uko narezwe, natojwe, nize, nta na hamwe mpurira n'ivangura iryo ari ryo ryose. Nzira kandi ndwanya n'ingufu zanjye zose ironda koko aho riva rikagera. Ndi umunyarwanda biteye ishema, ubyubahira abo tubisangiye bose, nkanubaha kandi ngaha agaciro ikiremwa muntu ku isi yose. Ibi birandanga, mbyemera ntyo kandi nta gahato. Icya kabiri, njye n'abanyamategeko banjye turimo gusesengura ibyamvuzweho bitari kera mu gihe gikwiye, turisunga ubutabera, habeho uburyozwe bw'ibyo cyangwa se bw'icyo gisebo nashyizweho binyuze muri ibyo binyoma bidafite ishingiro byamvuzweho. Aha rero ni kuri AZ Kigali Update. Mbere yuko dukomeza ikiganiro, nta kindi twagusaba uretse ko wafata iminota mike ugakora subscribe kugira ngo dukomezanye turi kumwe, n'ubutaha tukazongera tugasubira. Ni ibintu byoroshye cyane, urareba aho ngaho hasi handitse ijambo subscribe, ukandeho, ubundi dukomezanye mu kiganiro tugiye kuganiraho muri ino minota mikeya twihaye. Ndikeka warangije gukora subscribe, reka dukomeze sasa. Ubundi Fata ku mavuta, ibirego aregwa twese tumaze kumenya ko ni ibirego cyangwa se ni ibyaha, nubwo bitaramuhama, ariko arashinjwa ibyaha yagiye akorera kuri mikoro. Ibyaha aregwa cyane cyane birimo gusebanya, gusebya abandi bantu, cyangwa se harassment. Mu mavideo menshi yagiye ashyirwa hanze, cyangwa se abagiye bayabona, mwabonye video ari kuvuga kuri Meddy
avuga yuko yasambanye n'umugore cyangwa se yamwitaga umukobwa, bamaranye mu nzu umwaka wose ngo amusambanya kandi batarashyingiranwa. Ibyo yavuze kuri Meddy ni ibyo ngibyo, arongera kandi abivuga ibijya gusa nabyo kuri The Ben. Ikindi muri ya saga ya Yago, ubwo Yago yari ari kuri ino mihanda cyane, ariwe mustar uri kuri ino mihanda, muribuka ibyo yamuvugagaho. Ikindi akongera kwishungura cyangwa se akishungura kuri RIB, kuko urumva ibyo byaha byose yakoraga RIB yaramuhamagaraga ikamuha agasopo. Okay, mumbabarire kubyita ibyaha kuko ntago biramuhama, ntago byaye byamubaho, ntago byaye byamuhama ngo babimuhanire. Wenda tuvuge ibyo byaha yashinjwaga icyo gihe cyangwa se ayo makosa yakoraga icyo gihe cyose, RIB yaramuhamagaraga ikamubwira iti tuguhaye gasopo, ibyo bintu uri gukora ni amakosa, ni ibyaha bihanwa n'amategeko, ntuzongere. Rimwe na rimwe na RIB ikamuhamagara akitaba, bakamugira inama akagaruka mu kazi, ariko icyo gihe cyose RIB yamuhamagaye ariyo y'ubwayo yabyiboneye, yarangiza ikamuhamagara ikamugira inama yuko ibyo bintu ari gukora agomba kubireka. Afata ku mavuta akagaruka mu kazi, agakomeza akazi. Bikara inshuro imwe, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu. Nta wigeze amufunga cyangwa se ngo amujyane mu nkiko, kuko nta wari waramureze wundi wo hanze, nta n'umwe. Noneho ku nshuro yindi, fata ku mavuta nkaho ibyo bidahagije, fata ku mavuta yaje kwinjira muri kesi ya Yago, ariko ayinjiramo nabi kubera kumenyera ko RIB imuhamagaza ntigire ikimutwara, ari we ubwe, we na Jihad we ubwe yarivugiye ngo njyewe fata ku mavuta na RIB niyongera kumpamagara ntago nzitaba, nibumva bankeneye bazaze bamfate, aho mba barahazi bazanjyana. Ayo ni amagambo yafata ku mavuta y'ubwe yivugiye abwira urwego nka RIB. Urwego nka RIB, umuntu byonyine no kurwumva, niyo ubonye imodoka yanditseho RIB uhita utangira kwisaka ngo urebe niba nta kosa ufite. Urumva rero umuntu ugeze ku rwego rwo gutinyuka ikigo nka kiriya se cyangwa urwego nka ruriya rukora iperereza cyangwa se rikora ubugenzacyaha nka ririya rya RIB, ugatinyuka kurivugaho amagambo nk'ayo, urumva urwego uba ugezeho rwo kubahuka no gutinyuka abantu. Niba umuntu ashobora gutinyuka ikigo nka RIB akakivugaho amagambo angana kuriya, urumva noneho bigeze ku muntu uri personnel cyangwa se kuri individu runaka, ibyo ayivugaho n'urwego aba amaze kwimika. Hari igihe umuntu yiyumva ariko byageraho bigakabya, ariko se nanone urongera ukareba urundi ruhande. Mu by'ukuri hari abantu bari kuvuga cyangwa se abantu benshi bari kuvuga ngo ese mu by'ukuri ibirego fata ku mavuta ari kuregwa ubundi byakaba yari imufungisha. Ahangaha iyo ugiye kuri ino ngingo bigusaba kwinjira mu bijyanye n'amategeko cyane, kandi reka yenda njye ntabwo ndi umunyamategeko, icyo ndeba ni ugukora analyse cyangwa se gutekereza nshingiye ku bimenyetso cyangwa se ku byo ndi kubona muri community, nk'uko kera abantu bahanwaga kandi nta mategeko yanditse ahari. Ariko buriya community y'ubwayo, nubwo biriya bitabo by'amategeko by'abari abantu bambaye amakanzu y'imikara, biriya bitabo baba bafite basoma, nubwo bitabaho, ariko buriya community nayo igira uburyo ihana abantu bayo kandi idashingiye ku mategeko ya leta cyangwa iki. Mu by'ukuri ibintu bifata ku mavuta yakoraga nubwo bitahanwa n'amategeko, ariko byo ubwabyo nta makosa, ni icyaha. Kwibasira umuntu ukinjira no muri famiye ye bwite, byo ubwabyo ni ikosa. Umuntu w'umugabo yaje ubundi, hari utuvideo maze iminsi mbona abantu bakora kuri za TikTok n'ahandi ku matwitter bapostinga ngo abagabo basigaye bafungirwa amatiku, ngo abagore bagafungirwa ubusinzi. Mu isi yacu cyangwa se igihugu cyacu kiri kugana hehe? None se koko niba umuntu ngafata ku mavuta umaze kuba umugabo ufite umugore n'abana babiri afungirwa amatiku gusebya abandi bagabo bagenzi be, urumva hari ukuntu umuntu afata umwuga akora agakabya akawutwara uko utari, akawutwara uko utagakwiye kuwutwarwa. Wenda singiye kuvuga ngo yenda hari abantu bakora ibintu batize, cyangwa kuko umuntu ashobora gukora ibintu atize akabikora neza, kuko umwuga w'itangazamakuru umeze nka football, habamo impano, umuntu ararambagizwa. Iyo ufite impano rero uzi kujya kuri mikoro ukavuga, ukamenya kujya kuri kamera ukisobanura, ukavuga ibintu
ugakurikira topic hari ukabasha kuyanaliza abantu bakagukurikira aho ngaho rwose, kuko na nyiri ikinyamakuru icyo aba ashaka ni umuntu uzatuma abantu bakurikirana ikinyamakuru cye, akabasha kubona abakiriya bamamaza, byose ibyo nibyo bituma umuntu abona akazi ku gitangazamakuru. Rero niba watangiye abakire bakakubona ko ufite ubwo bushobozi bakaguha akazi, ariko ntumenye urwego uri gukorera urwo ari rwo, ntumenye platform uriho iyo ariyo, ntumenye n'abantu uri kubwira abo ari bo, ngo umenye n'igice ugomba kubarizwamo icyo ari cyo, aho ngaho uba ugiye guhomba ibintu byinshi kandi hafi ya byose. Hari umwana babwiye ngo azi kwirukanka uwo mwana yirukanka na n'ubu arakirukanka, yageze iwabo barakomeza ko bamukomera amashyi bamubwira ngo urabizi, arakomeza aragenda, na n'ubu aracyagenda, yarenze iwabo kera, na n'ubu ntibaramenye iyo yarengeye. Urumva? Undi mwana nawe kuri primaire ahantu yigaga mu cyaro baramushuka ngo azi gushushanya, ashushanya ihene, arimo arabwira ati mushushanye ihene, bashushanya ihene. Umwana rero kubera ko bagenzi be baba baramubwiye ko azi gushushanya, araryohereza wama barashyiramo biki byose, ashyiramo za kiroza amakurera, ashyiramo arashushanya, arakomeza arashushanya. Bwanyuma na nyuma ntagiye kureba nkaho yagashushanyije ihene, bagiye kureba basanga cya gishushanyo yashushanyije cy'ihene cyabaye intama. Nge ndabona rero ari nabyo byabaye kuri uno muvandimwe Jean Bosco cyangwa se Senga ufata ku mavuta. Baramwogeje ko azi kuvuga, nuko akarima arenza urugero, avuga n'ibitavugwa, arakabya, yibagirwa ko mu Rwanda umuntu agomba kuvugana ubwenge. Ugomba kuvuga ariko ukavuga uri umuntu uzi ubwenge, ntabwo kuvuga nk'injiji, ntabwo ari byo. Ugomba kumenya ko uri kubwira abantu benshi bafite imyumvire itandukanye, bafite uburyo bumva ibintu bitandukanye, ariko nanone gukora amakosa nkariya ntabwo nahagarara ku ruhande rw'uno mugabo. Kuba ibyaha yakoze byaba bifungishwa cyangwa bidafungishwa, ntabwo bikuraho yuko umuntu mu gihe abangamiwe agomba gutanga ikirego. Mu bantu bamureze nababwiye ko harimo Meddy, harimo Alex Muyoboke, hakabamo na The Ben. Nubwo Muyoboke ikirego murega ni icya kera muri za 2017, ubwo yamusebyaga igihe Muyoboke yari cyari manager w'abitwa Bacarina nini. Nubwo nyuma yaho The Ben na Meddy we yaje kuvuga yuko atigeze atanga ikirego kuri RIB. We yavuze ko atigeze atanga ikirego, ariko amakuru ari ku mihanda avuga ko nawe ari mu batanze ikirego kuri RIB, nubwo we yaje kubihakana. Uwitwa The Ben nawe yatanze ikirego arega afata ku mavuta, amurega ko yamusebeje. Amaze gutanga ikirego kijya muri RIB ikora dosiye, ifata umuntu, irangije kumufata imushyikiriza, imushyira muri aho agomba kuba ari mu gihe agikurikiranwa. Imaze gukora dosiye ishyikiriza ubushinjacyaha burayifata, wijya mu rukiko, batangira iburanisha. Bagitangira iburanisha nibwo uwitwa The Ben yahise asohora itangazo kuri social media ziwe avuga yuko yababariye uwitwa afata ku mavuta, avuga ati icyambere n'urukundo nkwifurije, nkuhaye imbabazi. Abantu bakavuga ati izi imbabazi za The Ben si za Nyirarureshwa. Abantu bakavuga ati izi imbabazi za The Ben zije ari uko umuntu amaze kugera mu rukiko, ni imbabazi nyabaki. Nanone wareba ukavuga ati The Ben ni umunyarwanda. Ben ni umunyarwanda, burya aho waba hose, icyo waba cyose, hari ibintu nyine udashobora gucika. Umunyarwanda ntago wabucika, iyo uvuze ngo ndi umunyarwanda nyine uri umunyarwanda. Ntago ngiye kuvuga ko abanyarwanda turi indyarya, ntago ibyo ari byo ngiye kuvuga, ariko nyine hari igihe nyine utiburira ugasanga wagatambitsemo. Kuko ntago nzi neza ko niba The Ben yaragiye kurega ikirego akagishyikiriza RIB, kuki yagiye gutanga imbabazi ntiyandikire RIB, ahubwo akandikira social media. Social media nizo zafashe fata ku mavuta, nizo zamufunze, nizo zimufunze. Wapi?
ubwo byo rero nabyo urumva nyine harimo washyiraho aga question mark, washyiraho akabazo gute. Wowe urashaka ko abantu bagufata nk'umwana mwiza kandi already intego zawe wamaze kuzigeraho. Urumva The Ben nawe muri ino ngingo ari kwitwara nk'umunyabwenge cyane, mu gihe uwitwa Fata ku mavuta we ari kwitwara nabi mu rukiko kugeza kubwo ari kwiregura akamera nk'umuntu uri gukongeza, ari gucana umuriro kandi yibagiwe ko atuye mu nzu ya nyakatsi. Uri mu rukiko warangiza ukajya kwiregura uvuga ibintu bidafite ibimenyetso, kabone nubwo byaba ari ukuri, ariko urukiko ntabwo rujya rukurikiza ibintu bidafite ibimenyetso, kabone nubwo byaba ari ukuri. Nubwo nanjye naba ndi umushinjacyaha cyangwa se ndi umunyamategeko wawe cyangwa se ndi umucamanza, ibintu uri kuvuga nkaba nzi neza ko byanabaye ariko nta kimenyetso ufite, aho ngaho rwose uba weshu, uba ufite 0%, ntacyo bimaze. Ni ukuvuga ngo no mu rukiko mbere y'uko ujya kuvuga ikintu urabanza ukazunguza ururimi inshuro 7 mu kanwa kawe mbere y'uko ugira icyo utangaza. Kuza kuvuga ngo Bayingana David ngo yagukoreye ngo niba ari irondakoko, sinzi uko irondakoko nk'iki, ngo bayagongoberwa babivuga kuri za social media ngo ntibagire icyo babatwara, ngo ariko wowe ngo bahise ngo ibyo bintu ni bya bindi by'abana bo muri primaire wabonaga mugenzi wawe bamuhaye yakoze ikibazo, mwakoze igisubizo kimwe, urumva mwakoze igisubizo kimwe, umwe bakakimwicira wowe bakakikwicira undi bakamuha amanota, warangiza ugahita ufata urupapuro ruriho amanota ya mugenzi wawe ukarujyana kwa mwarimu, ngo mwarimu none se ngo uyu nguyu uko mwamuhaye amanota ngiye ngo mukamwayanyimye kandi ngo twakoze ibisubizo ngo bine. Aho ngaho icyo ushaka mu by'ukuri nawe ntago waba ari buguha amanota, ahubwo ikiba kigiye kuba nuko mwese mugiye kubona 0. Kuko ushobora gusanga mwarimu yakosoye yibeshye, mwese mugahita mubona 0. Aho ngaho nawe wowe urabona bya bindi bajya bavuga ngo urupfu rwa bose ni umunyenga, burya ngo twese dupfuye ngo nta kibazo. Buriya nawe uri Fata ku mavuta nawe ashobora kuba ari byo bitekerezo afite, ngo basi twese badufunge, ngo basi ngo bamfunge njyenyine. Nk'umuntu w'umugabo ntago wakabaye utekereza gutyo, ntago wakabaye utekereza gutyo. Wakabaye uhangana n'ibyawe n'ibibazo byawe, ariko ntujye kuzanamo iby'abandi. Niba uri kuzana ikirego cyo mu 2017, ikirego cyo mu 2017 nyuma y'imyaka 7 bibayeho, niba koko wari uzi ko cyakubangamiye nk'uko abandi bakureze, nawe wakabaye waratanze ikirego icyo gihe. Ntabwo kuba uri kubivuga iki gihe utarabitanze icyo gihe, ibyo ngibyo nibyo bita amatakirangoyi. Ni amatakirangoyi nk'uko ni umugani w'ikinyarwanda, ntabwo ari njye uwuhimbye, ariko ibi ntabwo ari byo. Fata ku mavuta ari kwitwara nabi imbere y'ubucamanza, ndetse n'abamureze harimo witwa The Ben nabo bari bitwaye nabi muri iki kirego, bashaka kwigira abana beza. Uyu Bayingana nawe yaje amera nka Fata ku mavuta. Niba umuntu akureze uri umunyamakuru cyangwa se uri umuntu ufite platform nka Bayingana, warangiza ukaza ukandika ibaruwa nk'iyi ngiyi, none se ubundi bibaye ari ibyo warabikoze, ubundi waza ukavuga ati yego rwose narabikoze. Ubundi uburyo umugabo wese arwana yidefanda, niko bigenda, arwana yirwana, aba yirwanaho. Ni ugusaza bya bindi bavuga ngo ni ugusaza imigeri, ni ugutera imigeri. Nta kundi yari kuvuga. David Bayingana nawe simbizi niba yarabikoze cyangwa atarabikoze, ariko yaba yarabikoze cyangwa atarabikoze, nta kindi yakora kirenze kwandika nyine avuga ibi ngibi. Ariko nanone bikaba byiza burya guceceka ni igisubizo cyiza cy'ibintu byinshi. Uri umuntu nk'uyu umuvuzeho ibintu nk'ibi ukicecekera, it's okay, wamwihorera, yazagutangaho ikirego bazakurega ukabona kwisobanura. Ariko niba ugiye gutangira kwisobanura noneho ukisobanura ibintu bidafite na fact, ibi ngibi yakoze ngo mu buzima bwanjye rwose, ngo uko narezwe, ngo natojwe, ngo nize, ngo nta na hamwe mpurira n'iki n'ivanguramo iryo ari ryo ryose, ibi ni ukwiregura ariko by'abana batoya, bidafite gihamya, bidafite fact, bidafite iki. Ibi ngibi ntabwo wabijyana mu rukiko, nta kintu bimaze, nta kintu byakumarira. Mu buryo bumwe rero cyangwa ubundi, abo bagabo ibi bintu ntabwo ngiye guca urubanza none aha ngo mvuge bukanaka bazamurekura cyangwa ntibazamurekura,
mvuge ngo azafunga iyi myaka cyangwa iyi ngiyi, mvuge ngo azacibwa amande cyangwa iyi, ariko ndagira ngo nkubwire ko runo rubanza rutazoroha, kuko uko rugenda koroha niko hagenda hinjiramo izindi kesi, kandi uko urubanza rugira kese nyinshi, uko urubanza rugenda rugira kese nyinshi niko rugenda rurushaho kugorana. Niba uyu nguyu David Bayingana nawe agiye gutanga ikirego, bivuze ko rugiye kuba imanza ebyiri kandi zishamikiye ku kirego kimwe, biri bugorane rero. Ni hahandi usanga umuntu amaze imyaka 3 aburana, urubanza rutararangira, rutaranafatirwa umwanzuro. Ubihomberamo rero ni wa wundi ufunze, utazi igihe azaburanira, utazi igihe azatahira, utazi niba icyaha kimuhama cyangwa kitamuhama, bigahora muri ibyo. N'abantu benshi bari muri gereza rero nabo bakeneye kuburanishwa, ugasanga urubanza rwawe ruratinze kandi akenshi binaguturutseho. Fata ku mavuta Imana imujye imbere, imurebe neza. Ari njye ntago anzi, nanjye ntago muzi cyane uretse kumukurikirana gutya, ariko ibi bintu maze iminsi mbibona, ntago gusa nyine hari igihe umuntu arengera, ariko nyine iyo wamaze gukora ikintu uba wagikoze, nta kindi wakora kirenze guhagarara nk'umugabo, ubundi ugahangana nacyo, ariko udashatse kubyinjizamo abandi bantu. Niba dubashije kugera hano rero, kora subscribe kuri AZ Kigali Update, kugira ngo n'ubutaha tuzabane mu zindi ngingo tuzagenda tuganiraho, dushaka igisubizo cyatuma community yacu